ariko twebwe niwemeye ko tunyura muri inzira dufitiye umugambi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero dushimishijwe n'amahoro twaboneye muri Yesu Kristo isi itararemwa. Ku musaraba Kalvari byacu no byari bisobanutse mu buryo bw'igitangaza. Ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu bwawe bwadutabaye mu gihe gikwiriye. Ishimwe, icyubahiro, guhimbazwa ni ibyawe, urakabihorana iteka ryose. Rero ubwo turi imbere yawe rero wakira imitima yacu kuri uruhimbi rwera, uzuvugana n'imitima yacu, twese ibyawe byumvikane ku murongo wabyo, twiteguza ingoma y'Imana ubwo igiye kwimikwa, twese tuzimane nawe iteka n'iteka, tubisabye mu izina rya Yesu. J'y ai toujours. Muri kure koko. Haleluya. Kadushime Imana yacu yabanye natwe muri iyi minsi irindwi duhereje nyuma y'ubugingo bwacu, ndetse n'itandatu n'uyu wa karindwi urimo. Tukaba tugeze muri gahunda nziza yo kuramya izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Njye muvugana ni Ukwizera Chaste Blaise, njyoye iyi gahunda kandi ndasoma n'isomo ry'urufunguzo ndetse nasengere iyi gahunda tugiye gutangira. Ariko mbere y'ibyo reka mbanze mbabwire iri tangazo ritoya. Muri gahunda yo gutura ntabwo dutura mu kajagari cyangwa se mu muvundo, turakurikiza aya mabwiriza. Harabanza kiriya gihande cy'ibumoso giturire hano imbere yanjye, haza umwe umwe kugira ngo tubashe guhana intera. Ubwo barabaza n'ab'Ikabuye baraba barimo baturira hariya mu gihande cyabo, hariya haringanijwe. Igihande kino cy'ibumoso bwanjye n'iburyo bwanjye n'igisoza hakurikiraho iki ngiki na kiriya gutyo gutyo, haza umwe umwe duhana intera. No gusubirayo nuko nguko duhana intera. Mu gutaha rero dusubira mu ngo zacu, nabwo dutaha tutavunda. Duhera ku ntebe ya mbere, sohoka umwe umwe, duhana intera nabwo. Ntabwo kuramukanya byemewe, mugerageze kubahiriza aya mabwiriza kandi Uwiteka abibafashemo. Nje muri iyi gahunda rero ndi kumwe n'abantu bagera muri batatu nanjye wa kane. Uyu munsi dufite ababwiriza babiri. Haleluya. Dufite umubwiriza Ishimwe Devota yegera ejuru. Dufite Muzehe Musoni Sirasi, nawe ni umubwiriza mukuru dufite muri iyi gahunda, ndetse nafite Umukiza Jean de Dieu badufasha mu gikorwa cyo gutura amaturo twaringanije Uwiteka ndetse no gusenga dushengurutse hano. Turi kumwe kandi muri gahunda na korali ya Jia, iratwakirira abashyitsi mu kanya gato nimara gushyira mikoro hasi, baba bitegura, ndetse na korali Nuclear Church. Niba mutwemereye mwaduha ikaze.
rya Yesu. Oh,
umuhanuzi Yeremiya igice cya 39 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ariko wewe kuri uwo musozi nzagukiza, kuri uwo munsi nzagukiza, niko Uwiteka avuga, kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. 18. Nukuri nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura kuko wanyiringiye, niko Uwiteka avuga. Dupfukamye dusenge. Dusenge. Mana nziza, Mana y'icyubahiro ugereranyije, uwera wa Isiraheli, icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose. Tugushimiye ko ubugingo bwacu bwakomeje kurindirwa mu biganza byawe. Nyamara hari benshi batambutse, baturushaga no gukiranuka, baturushaga n'ubwiza. Kuba tukirinzwe nawe ni umugambi dufitiye icyubahiro n'ikibi cyawe. Izi saha rero dupfukamye imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi ngo umugambi ufite usohorezwe muri twebwe. Weze ubugingo bwacu kandi dore kukwakira mu mitima yacu. Hari abana bawe waringanije kugira ngo batubwire amagambo wabatumye. Turabasabiye Mana ngo Umwuka wera ababeho, kandi natwe dore gutegera amatwi kandi twumvire ijambo ryawe. Iyi gahunda ibungabungira umutekano kugeza ku musozo wo guhabwa icyubahiro, ko tubisabye mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Gahunda yo kugaba icya cumi no gutanga amaturo. Igihe Salomo yangorana, twakwigira iki kuri Salomo yanze kugira imana nyambere? Uburemere bw'ikamba bwatumye asaba ubwenge, ikintu kimwe rukumbi yari akeneye kuruta ibindi byose. Icyo yasabye yaragihawe. Ikindi Imana yahaye ubwami bwe, umugisha w'ubukire, ubuzima bwiza bugira ishya n'ihirwe. Nyamara igihe cyarageze, ubwenge bwa Salomo buhinduka nk'ubwenge busanzwe. Ubuhanga bwe yabukoresheje gutanga impamvu zisanzwe bituma yica amenshi mu mategeko yashyizweho n'Imana. Salomo yakoresheje imbaraga z'abaturage mu kubaka inzu y'Imana kuko byasaga nk'aho ari cyo gikenewe cyane. Salomo yarongoye abagore benshi bo mu yandi mahanga kugira ngo abone uko yigarurira ibihugu by'abanzi be bimubanire neza. Salomo yubatse
ingoro z'ibigirwamana by'abagore be kugira ngo abashimishe. Salomo yubatse ingoro iruta inshuro 3 urusengero rw'Imana kugira ngo abone aho abo mu rugo rwe bakwirwa. Bigitangira ibyo byose byasaga n'ibishyize mu gaciro kuko byazaniye ubwami bwe ubukire bwinshi, nyamara byatumye imisoro yiyongera no gukandamizwa kw'abaturage. Kugira ngo ibintu bigende neza, Imana yari yarashyizeho amategeko yagombaga kubahirizwa kugira ngo amahoro no kugubwa neza bisugire bisagambwe. Ariko aho kuyakurikiza, Salomo yakoresheje ubwenge bwe kuyagomera ku bw'inyungu ze. Salomo ntiyagize Imana nyambere, bituma igihugu cya Isirayeli kigabanywamo ubwami bubiri mu gihe gito nyuma y'urupfu rwe. Bimaze kuba gikwira muri iki gihe, usanga abantu b'abanyabwenge bo mu rwego rwo hejuru kandi bazi byinshi bahindura kwica amategeko y'Imana ibintu bisanzwe. Kugira Imana nyambere bivuze guha agaciro ibyo uvuga no kubikurikiza. Kwiyoroshya k'umwana ukurikiza amabwiriza y'umubyeyi we akunda. Aha ni nk'umuti twafata wo kwita ku nyungu zacu. Imana yiteguye gukingurira abenshi muri twe inzugi z'ubukire, ubuzima buzira umuze no kugubwa neza hakurikijwe imigambi ifitiye ubuzima bwacu. Rimwe na rimwe hari ubwo Imana ikinga urugi kubera ko iba ibona kwizera kwacu ndetse n'ahazaza hacu bishobora kugira ikibazo. Urwo rugi ruramutse rukinguye, Salomo yanze kugira Imana nyambere. Ingaruka zari ziteye ubwoba kuri we no ku bari bamukikije. Urukundo rw'Imana ruduhatira kugira ubwami bwayo nyambere. Rwa Salomo ari umuburo kuri twe. Muri iki gihe, mu gihe tugarura 10 tunatura amaturo, turararikirwa kugira Imana nyambere. Imana mbere ya byose. Dusenga. Turagushimye, turaguhimbaje, waturinze mu minsi yose duhereje inyuma tugeze amasaha tugihumeka. Turabigushimiye. Nta kintu na kimwe tugushaka habe namba. Uburinzi bwawe bwo bwabanye natwe, ntacyo twatanze. Warakoze Imana. Muri aka kanya uko duteraniye hano twese ko turutanwa mu myaka, tugiye gutanga amaturo. Turinde kubikora ngo baturebe, ahubwo ugiye kubikora bituvuye ku mutima mwiza. Bino hirya buri wese witeguye kugira icyo akugarurira, ndetse n'abatiteguye kuri uyu munsi ari kubw'impamvu zitandukanye, ubushobozi ari ntabwo cyangwa se izindi mpamvu ku giti cyabo, nabo ubagenderere ubuntu n'amahoro byawe. Umaze kubana n'iri teraniro kuva dutangiye kugeza dushoje, ibikwiriye byose ukomeze kubitugenera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
ishimwe Devota. Reka dushime Imana yemeye yuko aka kanya tuganira ijambo ryayo. Tugiye kuganira icyigisho kivuga ngo mbese uri igiti cyasoromwaho imbuto. Mbese uri igiti cyasoromwaho imbuto. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushima imbabazi zawe n'urukundo rurema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Data mwiza, tugushimira akanya tugezemo, uturinde gutaha uko twaje, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mbese igihe cyose ababwiriza babanyujije imbere batubwiriza, umuntu yakabona n'imbuto z'Imana cyangwa akomeje gukunda icyaha. Reka twumve igitekerezo. Hariho umugabo umwe, umugabo ari gutembera, umugabo aragenda ajya mu ishyamba. Ageze mu ishyamba abona akana k'ingwe keza. Arangije aribwira ati aka kana k'ingwe ntabwo nagasiga. Aragafata akajyana mu rugo iwe ajya kukorora. Akageje mu rugo abaturanyi baramubwira ngo ese wa mugabo we usikora aho iyo ngwe uri kuyijyana hehe? Arababwira ati nimundeke ibyo nkora ndabizi, iyi ngwe nzayorora. Abaturanyi baramwihorera, yorora iyo ngwe. Ubwo akomeza yorora iyo ngwe, ingwe irakura. Imaze gukura iba ingwe nini iza kumurya. Imaze kumurya abaturanyi barabireba baramwihorera. None se aho twebwe nitujya dukomeza kugundira icyaha ngo ntacyo bitwaye, nyuma kikazatugeza ku rupfu? Reka turebe isomo riboneka mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 9. Igice cya 12 umurongo wa 9 haravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibihurunuka, muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose. Ku by'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Haleluya. Aya magambo ni meza, arimo atwereka umuntu wese imbuto z'umwami ukuntu akwiye kwitwara. Akwiye gukunda mugenzi we kandi urukundo rwe ntirubemo uburyarya. Reka turebe irindi somo riboneka mu Baroma igice cya 13 umurongo wa 11. Umutwe w'amagambo hejuru avuga ngo kuba maso. Reka dusome umurongo wa 11. Nuko mujya mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi nimuhe urwaye imibiri yanyu mbibone gukora ibyo yishakira. Haleluya. Aya magambo ni meza, nayo aratwereka ukuntu tugomba kuba maso, tukaba maso tukizera Imana. Aratubwira ngo nuko mujye mugenza mutyo. Nuko mujye mugenza mutyo, mwizere Imana kandi mukorere Imana. Rero reka soze mbabwira ngo twizere Imana, tuyiringe, abayizera naza ntabwo bazakorwa n'isoni. Murakoze. Birumvikana uko umwuka w'Imana agenda ahamagara abantu. COVID-19 ni icyigisho gikomeye cyane. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Niba hari abashyitsi murahari yemwe badanze. COVID-19 ni icyigisho gikomeye cyane, kandi Imana ubwayo yemera ko ibyo biba. Bibiliya yanjye irambwira ngo ndakibaho Imana itagejeje gute.
twe abantu turatungurwa ariko Imana ntabwo itungurwa. Cyo rwose yari ibizi ndetse n'ibiri imbere kuko Bibiliya yagira mbere Ezekiel 20 oya ni cya karindwi 25 na 26 aravuga ngo ishyano rizasimburwa n'iri ishyano inkuru izasimburwa n'iki ntakaraza. Ko tugeze mu minsi y'imperuka mu gihe twiga ubuhanuzi muri za 1989 batubwiraga yuko ubuhanuzi buzasohora nk'uko wafata amasaro murayazi amasaro yandi batondeka ku kantu k'akadodo barangiza bakayambara abashaka kuyambara ngo nk'uko wafata ruriya rudodo rurimo ayo masaro ugaca kariya kagozi gafunze warangiza ugacika. Bivuze ngo kumanuka kwayo masaro ni nako ubuhanuzi buzajya bugenda burushaho gusohora. Ese ubuhanuzi iyo busohoye bugusiga bute? Niba ikibazo kiri gusa ko kubaho Yesu yababwiye ngo ntimuhagarike imitima kuko kubaho bizagenda bute bizaba n'ibizahera. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndizera ko uko duteraniye hano ntabwo mbizi neza niba hari COVID-19 yahitanye, nta makuru mfite, ariko niba ahari akaba hari umuvandimwe umubyeyi niko isi imeze ni ukwihangana. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana igice cya 11:25 Yesu ati nijya kuzuka n'ubugingo unyizera naho yapfuye azageza gute. Izina ry'Imana ribihabwa icyubahiro. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Niba hari abashyitsi murahari yemwe batanze nababonye cyane. Abandi babasore twari kumwe hariya ku muhanda tuzanye isabato tuvuye gutangira isabato barimo bayoboza bavuga ko baturutse hariya hepfo. Nitwa Musoni Serasi abandi umwizera wo muri Vitorero. Rero dushimira Imana yacu ko ku rugamba ingabo za Kristo zirimo ziragenda ziyongera. Hari agakora kera twajyaga dutera tukiyobora jiya karavuga ngo ku mugamba hasigaye intwarane naho intwari zo zamaze kugeza gute, ariko bagashimira Imana ko nk'uko twagize mu bigisho mu cyumweru gishize yavuga ko Imana izajya igenda igira abantu bagenda basigara aho utatekerezaga, bazamuka n'imbaraga n'ubwo intwari zimwe zizaba zamaze kunyinyirwa zavuye mu byimbo. Ku isabato ya mbere dutangira hano hari umubwiriza w'igihangange wabwirije, bari babiri ariko reka mvuge ku wabanje. Abantu muhari muzi wo mubwiriza ninde? Yego abatari bahari utari mwamenye ko twafunguye namwe turaje tumubabwiye. None dufite amahirwe twongeye kubona undi mubwiriza hano w'igihangange. Uriya rero Yesu yaravuze ngo niyo abantu batavuga amabuye azageza gute. Ntuzigere na rimwe utekereza ngo udahari ibintu ntibyakorwa. Hari abantu bagira ingeso yo guhimana ngo ngewe rwose ngo ndahagaze ngo ngewe ngo muri korali ngo ngewe kubabwiriza ngo ngewe mu badiyakoni. Oya, ntuzibeshye. Nari niba ushimira mu babwiriza umwe uri urangije undi ari hehe amburire ko avuye muri korali. Murire muramuzi. Aba rero ni abuzukuru, ndashimira Imana ko abuzukuru bagiye kunsimbura neza. Mudaheranwa igihe cyo guhabwa pasiyo urabona ko cyageze. Oya kuzumuza umutwe. Abuzukuru ko baje ikirindi. Rero mudufite rwose
ikibazo kubona abana bacu bataza hano mu rusengero. Ni ingaruka z'icyaha, ni ingaruka z'icyaha. Hari umwana umwe wo kwa Shefu Gide ejo bundi barimo kutubwira amakuru. Kose kubona bapfukamye nsenga ngo bwiza bayifungurire, none koko barayifunguriye ntabwo ngiye. Ndabaza ikibazo, uriya mwana ibyo avuga no kuri sukuri. Abana benshi barasenze barapfukamye, mu gihe twese byatunaniye tukaryama tugahima n'inka. Abana barapfukamye barasenga kuko bumva babangamiwe no kutaboneka muri jiya. Mbese abajiya ibintu badukoreye mbona atari byiza, nubwo birimo ibibazo, ariko bongeye kutwibutsa no kudukumbuza urubyiruko rw'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Urubyiruko rwa jiya ruracyahari. Buriya ni igitaramo tuzanagikorerega, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Saa 8 turaba dufite igitaramo. Bizagenda biza n'abana bacu n'abuzukuru bacu bazagaruka, twongere dusubire mu murongo twahozemo. Ariko icyo nzi cyo nuko ibinomo by'Imana, ibinomo murabizi, ucishije amarenga ngo ageze gute? Amaribino bishobora kuva kurangira ejo akazi ikindi. Ariko se kigusize hehe? Reka rero tugiye hamwe kuganira hamwe ijambo ry'Imana, kubasuhuza no kubibwira no gushimira Imana yatubanye mu mwaka urenga daheruka hano Yerusalemu. Nakundaga kwandika ngasanga harabaye amatongo, twajyaga tuza ndetse kuhakora isuku tukabona ibintu bikomeye cyane, kandi nibyumvikana no mu gihugu icyorezo cyari gifite imbaraga ziteye ubwoba cyane. Ibyiringiro byari birimo bigenda biyoyoka ku bantu bamwe na bamwe. Ariko mu gihe gikwiriye Imana yihesha icyubahiro, izina ryayo ririhimbazwa. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ingabo zombi zigiye guhererekanya imfungwa. Ingabo zombi zigiye kugenda gute wese? Ingabo ariko murazizi, abasirikare murabazi. Ingabo zombi zigiye guhererekanya imfungwa, niko umutwe w'icyigisho uvuga. Kadusenga Imana. Mana nkuru ifite igitinyiro gikomeye uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, tukuvugirije impundu tugutambiye ishimwe mu ijuru no mu isi. Habwa icyubahiro Mana nziza. Tugushimira umutekano waduhereye muri Yesu Kristo isi itararemwa, ibyacu bigatangazwa ku mugaragaro i Karuvari, ko dukura mu rupfu tugeza mu bugingo. Twaraba kugirirwa umujinya no gucirwaho iteka. Yesu atugarura icyizere, izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Umwanya tugiye kumbura ijambo ryawe, tugiye kureba uburyo ingabo zombi ziri mu mpande zombi zigiye guhererekanya imfungwa. Imfungwa zafunzwe igihe kirekire, ijwi ry'Imana rigiye guhamagara mu mbaraga idasanzwe, ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abantu bose bafunzwe bagiye gukurwaho ibyari birafunze, iminyururu yari baboshye. Umuntu wese ajye mu ruhande rwe, Kristo agaruka dutahe mu ngoma y'Imana itazahanguka. Reka buri muntu wese aya magambo yumvire ku murongo wayo, kandi hamwe n'abashyitsi dusangize ku migisha yawe ibonerwa muri uyu munsi w'isabato. Tubisabye Imana Data wa twese, kandi twiringiye amasezerano aboneka muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukaba mu mpande ku rugi muzakingurirwa. Mwuka w'Imana yo mu mitima yacu none iteka ryose ku bwa Yesu. Abazanye amaso mugire gute? Bafite amaso. Amosi 9:9.
kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara ntihagire n'imwe igwa hasi. Kuko nzawutegeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara ntihagire n'imwe igwa hasi. Amazi aracyahari, amatwara aracyahari, abo turi kumwe mugire gutya turebe. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Kandi izohereza abagosozi i Babuloni, ntabwo ari muri Yerusalemu gusa, ahubwo niyo Babuloni Imana izohereza y'intara igosora. Nzohereza abagosozi i Babuloni bahagosore igihugu cyaho bagisiga ubusa, kuko ku munsi w'amakuba bazahatera baturutse impande zose. Kugosora ni ngombwa, kandi gosora ntabwo igihe cyose riza risa. Uko bagosora amashaza cyangwa ibigori, reka wenda tuvuge ibigori, ntabwo ariko bagosora amasaka. Kuko amasaka yo ibigori bishobora guhuha nk'uko nabikoraga, kagosora kwa kundi bikaba birarangiye nta gushungura. Ariko amasaka isaba gushungura kugira ngo inkumbi zijye ku ruhande rumwe ubanza uzikureho, nurangiza wongera unagosore inshuro ya kabiri. Urukumbi rwafashe ku ishaka, hari n'igihe bijyana ubwo bakazana bagasekura kugira ngo umuntu abike amasaka meza. Yesu yabwiye amagambo Petero. Tugeze muri Luka igice cya 22:31 aravuga ngo Petero. Luka igice cya 22:31 haratubwira ngo Yesu yabwiye Petero igihe cyo gufatwa kugira ngo ajye kubambwa cyari cyegereje. Aravuga ati Petero, Satani yabasabye ngo bagosore nuko bagosora amasaka. Arangije Yesu aramubwira ati rero ndajya mu kwizera kwawe gukomeye, ari no kumbwira abantu bose bateraniye hano n'abanyumva batari muri uru rusengero, kwizera kwacu kudacogora, ahubwo nitumara gukomera dukomeze n'abandi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Niki Imana ihamagarira abantu bayo. Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'uko bagosora ingano, ariko icyo usabwa ni ugukomera. Mbese umuntu yakomera ate? Yaratandukanye n'umukomeza. Niba twatangije 172 ngaho muhaguruke murwanire Yesu, kandi muri ngabo yanyu mutazayinyagwa, kandi mu nzira yo kunesha tuyoborwe na Yesu, tujyane nawe iteka, nibwo tuzanesha. Aya magambo tugiye gusoma amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, paje 213. Mutega amatwi mwitonze. Umubare w'abari bagize itsinda wari wagabanutse. Mu ishungura habamo kugabanuka. Imibare y'ubundi mwitegeko igiye kugabanuka. Kubera iki? Hari abantu bazagwa ubutabyuka. Ubutabyuka. Nubwo Umuswahili yavuze ngo kutereza si yo kwanguka, ariko hari igihe umuntu atereza akanguka, mbese ari byo bita kwanguka kifundifundi hano. Kwanguka kifundifundi nuvuga ngo no kwitura hasi ubutabyuka, ariko hari igihe wikubita hasi ukongera ukabaduka. Abantu twari twiteze dushobora kutongera kubabona. Kubera iki? Kubera ishungura. Bamwe bari bagosorowe maze basigara ku nzira. Bamwe bari bagosowe bageza bate
sigara ku nzira. Suzuma reba neza, urebe ko ukuntu byagenze ku isabato, urebe ukuntu byagenze ujya gusogongera ibidasogongerwa, reba ukuntu byagenze. Abantu benshi bavuga ngo umurimo warahagaze, byo gukiranukira Imana kwa kundi twajyaga tubona abantu batambuka muri Yesu bakagaragaramo. Amagambo twavuze ayo yose yagiye agaragaza ishungura kandi rifite aho ridusiga. Simbizi ibyawe nanjye ntuzi ibyanjye, ahubwo dutekereze neza. Aya magambo arakomeza tubwira ngo bamwe bari bagosowe maze basigara ku nzira, abari banki bindeba. Ubwo muteze amatwi, abantu bari banki bindeba n'abatagira icyo bitaho. Ijambo ryitwa kutagira icyo bitaho ni ikibazo gikomeye cyane. Umugabo utakita ku rugo, umugore utakita ku rugo no ku nshingano ze, abandi bindeba n'abatagira icyo bitaho. Nta mwana w'Imana ukwiye kuza ngo yicare ahagarare areba ibintu biri gukorwa. Tugomba kugira uruhare rwacu mu gukorera Imana muri uyu murimo. Aho bidusaba mikoro tukayatanga, aho bidusaba amaboko cyangwa se imbaraga tukazikoresha, aho bisaba ubwenge tukabukoresha kugira ngo umurimo w'Imana urangire vuba dutahe. Ntabwo ari byiza kubona ibintu bikorwa maze umwaka utagera hano usanze hariya hari ibintu byaguzwe amafaranga. Uri bukwiye kwegera umukuru w'itorero ukamubaza uti ariko ibi bintu ndi kubona hano, hari umuterankunga waturutse i Kigali, ibi bintu byabonetse bite ko mperuka bidahari? Banki bindeba n'abatagira icyo bitaho, ndetse izindi nyandiko zivuga ngo n'abandenganizi n'ibyegamizi. Amagambo ateye ubwoba. Nta muntu w'Imana ukwiye kubicyegamiza. Twese hamwe mu murimo Imana, twese mu murimo w'Imana wivuga butumwa. Abantu bandi bindeba n'abatagira icyo bitaho, aba bantu ntabwo bigeze baha intsinzi y'agakiza twaboneye ku musaraba i Karuvari, kandi muri bo bakomeza kwiginga batakamba ku bw'ibyo. Bene abo ntibigeze babibona, ahubwo basigaye mu mwijima, maze imyanya yayo ihita igibwamo n'abandi bakiriye ukuri bakaza mu itsinda. Aya magambo murayumvise bana b'Imana? Yemwe murayumvise? Twabarambiye se twitahe? Twabarambiye? Nubwo byemewe umuntu udaheruka kurya kumuha ibiryo byinshi. Nzi ko uyu munsi muri bumpope nk'iminota 10, none ntabwo nkikopesheje. Murebe ku isaha saa 6 zigera, ntabwo ndi bwongere kwikopesha. Ko turamutse dutanze ibiryo byinshi ku muntu udaheruka kurya, byamutera iseseme bikamugwa nabi. Erega umwaka ni munini. Aba bantu ngo basigaye mu mwijima, banki bindeba n'abatagira icyo bitaho, ngo basigaye mu mwijima, imyanya yabo igibwamo n'abandi. Magana 206 niba ugifite, tugaruke hano gatoya. Magana 206 imyanya yabo igibwamo n'abandi. Ni bande bayigiye muri bo? Twamagambo ravuga ngo ingabo zombi zigiye guhererekanya imfungwa. Aya magambo muyiteho kugira ngo agire ikintu asobanura mu bwonko bwa buri muntu. Nabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 no mu matorero yaguye. Muvugira hamwe ngo amen.
nabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu idorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ariko no mu matorero yandi yahuye. Kandi mbere y'uko ibyago by'imperuka bisukwa, abagabura n'ababwiriza na rubanda bazahamagarirwa kuva muri ayo matorero yahuye bakire ukuri bishimye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bazahamagarirwa gute? Byahishwe igice cya 18. Ibyahishwe igice cya 18 umurongo wa mbere, twumve icyo havuga. Byahishwe 18 turahasoma. Reka tugere ku murongo wa mbere twihuta, ariko ndashaka gutinda ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo Tito iravuga ngo irimbuka ry'Ababuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Abantu b'ijwi rirenga aravuga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, hahandi haririrwa imyuka mibi yose n'ibisiga byangwa bihumanye kandi byangwa. Uko amahanga yose yanyoye inzoga n'inzoga rw'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abantu bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bw'uwo mudugudu no kudamarara kwawo. Umva, i Babuloni hari ubutunzi, kandi kubutanga nabo barabutanga kugira ngo abantu bashobore n'ubutunzi bwo kwita ku muburo w'Imana. Amahanga yose yanyoye inzoga ni inyigisho zitangwa n'uriya mugore uriya wadamaraye, ahandi agereranywa na Babuloni. Aratanga inyigisho kandi zirahitana abantu benshi, ndetse no mu bwoko bw'Imana n'abari ab'Imana, atari ko ubundi hajya ubundi twagiye si ugusenga no gusenga. Iyo icyo kintu cyaje rero ni ugusenga no gusenga kaba kabaye. Ubutunzi bw'uwo mudugudu irabutanga, ibyo kurya irabifite, ndetse n'inyigisho irazitanga. Murongo wa 4, numvira ijwi rivugira mu ijuru rivuga riti ubwoko bwanjye nimubusohokemo, kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Kandi somo no 6, kugira ngo witurwe ibihwanye n'ibyo wagiriye, kandi muwusagirizeho kabiri ibikwiranye n'ibyo wakoze mu gikombe wafunguriyemo, muwufunguriremo kabiri. Babuloni izahabwa ibihano inshuro ebyiri. Byahishwe igice cya 16, tuzagisome bitonze. Reka surwajya rwe i Roma, ngo intebe ya Roma icura umwijima. Izabona ibihano by'umwihariko. Noneho rero bariya abantu hano twabonye ko mu itorero ry'Imana barimo niba Babuloni kandi barimo, ntitumaze kubisoma. Noneho rero izi mfungwa zizumva ijwi rya marayika tumaze gusoma mu Byahishwe 18. Uyu marayika ntabwo ari ubundi butumwa buzaba buje, ahubwo ni imbaraga idasanzwe igereranywa n'imvura y'itumba, n'ivugurura n'ihembura rizaza rifite ikibazo gikomeye cyane, rikabwiriza ubutumwa bwa marayika wa 3 mu mbaraga idasanzwe. Abantu bose binangiye, abantu bose basuzuguye, abantu bose bakeresheje, bumvise ubutumwa ariko bakomeza kwinangira kubera impamvu ngiye kubasomera mu kanya. Ibyanditswe biratubwira ngo bazasohoka nk'uko Lot yasohotse i Sodoma igihe yari igiye kurimbuka. Igitabo cyitwa Ibyanditswe byo mu minsi y'imperuka, reka nsome isuri paje 112 ugifite. Imitima y'abantu yegereye mu madini yose bitabaga ihamagara, muvuge ngo amen. Imitima yanyanyagiye mu madini atandukanye bitabaga ihamagara, kandi abo bizera b'agaciro bahatirwaga gusohoka mu madini yaciriyeho iteka
nk'uko Loti yahatirwaga gusohoka muri Sodomu mbere yo kurimbuka. Loti azariye ariko babitubwira tangira igice cya 19. Abamarayika bari barayiwe kandi barayamubwiye icyo ikibazanye cyo baje gukora. Ariko Loti kubera gukunda abantu agashaka kwagera no murimbuka. Ava ku rumwe ajya ku rugo rumwe ajya ku rundi, ava ku rugo rumwe ajya ku rundi, ajya mu bakwe, ajya mu kazana, mu nshuti, aho basangiraga ubuzima bwo muri uwo mudugudu. Ariko ati n'akana sinagenda n'umubwira, n'akana sinahanga. Noneho kurinda butandukana izuba rirasa, kandi abamarayika baramubwira ati isaha twaguhaye niyi. Babonye azariye, Bibiliya ivuga ngo bahera kubatangira kumusunika. Babonye azariye baramusunika. Sohoka mu mudugudu, ihute. Bamufata amashati bati sohoka, hungu udapfa. Kandi ntabwo wemerewe kureba inyuma utararangiza iki kibaya. Abantu bari muri ayo madini yanze ukuri kw'Imana bagiye kuza baze mu myanya y'abishungura byataye hasi bari mu itorero ry'Imana, baba ari twasomye basigaye ku nzira, baze bazibe kiriya cyuho. Ingabo zombi zigiye guhererekanya umufungo. None se umuntu yaba muri iri torero afunzwe ate? Hari abafunzwe n'inshingano, hari abafungiwe mu makorari, hari abafungiwe mu bukuru bw'itorero n'umupasitoro, hari abafungiwe mu bintu bitandukanye. Nuko bene wacu bamwe muri twe bagiye bihenyeka hariya ku ruhande, nubwo bare zitemewe, bare zurumva umudiyakoni yari kuhanyura. Rero iriya jwi rya marayika wundi wamanutse isi yose ikamurikirwa n'ubwiza bwe, iryo jwi ririmo gutangazwa, ibyo bintu byose byabaye inzitizi bizahita bikurwaho mu izina rya Yesu. Bahita basohoka nk'uko Loti yasohotse Sodomu, nabisomye. Ba bandi ishungura ryashyize ku nzira, bari mu nzira yo kwizera tubana, bariya bazaza babasimbure, umubare w'intore z'Imana wuzure. Yesu niwe watangije umurimo kandi niwe uzawurageza. Azavuga ati bigenje gute? Birangiye. Uwera nagumye yere, uwanduye umutima nagumye. Ko iriya mitima yaba ari abantu Imana irayizirikana cyane. Hari abantu bazitirwa mu buryo bukomeye cyane, bazitirwa n'icyubahiro, bazitirwa n'amafaranga, bazitirwa n'imiryango. Hari n'abandi batigeze babyumva, bigasa naho ari bishya. Buriya mureke mbabwire, hari ikintu nabonye muri iyi minsi ya COVID-19. Kwa mbere Sabato inshuro nyinshi njya mu kwibutsa siporo. Twaragendaga turi abantu babiri ariko duhanye intera, tukagenda tukagarukira kuri modani, haza mpura n'abantu bantu. Ubu nabarije umuntu twari kumwe, ndavuga se abantu ko bazindutse cyane, n'udutoroshi twabo bashyizemo n'akaririmbo k'Imana bagenda bacuranga, barambwira bati buriya bagiye i Kayonza mu Kiliziya. Niyo mpamvu nasomye ariya magambo, ahita ambwira anyereka ko hari ikintu Imana ifite hariya. Ikayo dalile nta gutega uvuge ngo wenda ngo n'abasimu bafite amafaranga, oya dalile ariko naribajije saa 10:15 yakenyeye umushanana yawe. Uyu muntu yabyutse giki? Dore duturanye aha ngaha, bamwe nababwira n'amazina yabo. Twareba ukuntu twebwe dufashe ibintu, hari abandi bafashe ibintu bategereje ifirimbi ya nyuma, bategereje umunota wa nyuma kugira ngo iyi myanya bayisimure. Utanga umwanya bwe ntakabeho mu izina rya Yesu.
ahubwo muba uzaze wongerwe ku bandi. Mu ijuru ntabwo ari ahantu Imana ivuga ngo ni hatoya mureka ngabanye kugeza ubwo hasigara. Oya, niyo abari ku isi bose bakwemera amahame y'Imana bakemera ukuri kw'Imana, Imana ntabwo yabura ibatuza. Dusubiye muri cya gitabo Ibyaduka. Aya magambo muyiteho niyo tugiye gusorezaho. Munsi ntabwo ndi kwikopesha. Duhere ku ipaji y'ijana na mirongo inani na rimwe iratubwira ngo idini rya Kristo ari ryo igihe idini rya Kristo ari ryo ryanzwe cyane. Tega amatwi. Igihe amategeko y'Imana asuzuguwe cyane, nibwo umwete wacu ukwiye kurushaho kugurumana. Amena. Igihe harimo abantu basuzuguye amategeko y'Imana bakatesha agaciro, ndetse n'abo twari turi kumwe, nibwo imparane zigomba kugaragara. Igihe idini rya Kristo ari ryo ryanzwe kandi amategeko yasuzuguye cyane, nibwo umwete wacu ugomba kurushaho kugurumana, kandi ubutwari bwacu no gushikama kwacu ntibijegajege. Amena. Gutanga kimwe n'icumi, ahubwo ukwiye no gutanga bibiri by'icumi. Igihe abandi bahagaze mu murimo w'Imana, ni wowe abo ugomba gukora ugakora n'ahabo. Mbese Yuda Isikariyota ko yavuye mu murimo warahagaze, ahise aboneka undi Matiyasi arasimbura. Igihe idini rya Kristo ryanzwe cyane, igihe amategeko yasuzuguye cyane, nibwo umwete wacu ugomba kurushaho kugurumana, kandi ubutwari bwacu no gushikama kwacu ntibijegajege. Guhaguruka ukarengera ukuri no gukiranuka mu gihe benshi badutereranye. Numvise abantu bake bavuga amina, ariko mushobora kuba mukibyibazaho. Ndiza agapfuka mu mwana ntabwo ari agapfuka amatwi, sibyo? Nubwo ijwi ryatambuka buhari, ariko gukiranuka ukarengera ukuri no guhaguruka ukarengera ukuri no gukiranuka mu gihe benshi badutereranye. Kurwana intambara z'umwami mu gihe intwari zabaye ingume. Kurwana intambara y'umwami mu gihe intwari zabaye ingume. Ngabo muhaguruke turwanire Yesu, murinde ingabe yanyu mutazayinyagwa. Icyo kizaba ikigeragezo gikomeye muri iki gihe. Tugomba kubonera ubushyuhe mu bukonje bw'abandi. Aya magambo murayumvise? Muri iki gihe tugomba kubonera ubushyuhe mu bukonje bw'abandi, tugomba kubonera ubutwari mu bugwari bw'abandi, no gukiranuka mu bugambanyi bw'abandi. Itorero rishobora kugaragara nk'igenda kugwa, ariko ntirishobora kugwa. Rizakomeza kubaho nubwo abanyabyaha bo muri Siyoni bazaba bashungurwa. Ushobora gutekereza mu itorero ryawe, hari umuntu watubwiye aho ngaho twari turi kubanyonza barimo baducyurira, mwumva COVID-19 nirangira muzaturuka ku wa mbere mubatiza, muzahera ku wa mbere mubatiza. Sibyo nk'abandi ibyo kuko uri kuvuga mfasha nuko ntabwo akarisiti, ariko akarisiti turagafite, kandi turakora ibishoboka byose kugira ngo zitaba tuva mu nzara. Tumwereka ko igihe yataye agomba kukigaruza, kandi natwe barishimye kubera ko ngo ntabwo bari bazi ko ibintu biryoshye gukina. Amenyo n'amabuye. Yesu ni Yesu wavuze ngo hahirwa bazaseka buheruka, naho ubona kwanika amenyo. Hahirwa uzaseka buheruka, naho uyu munsi ubona kwanika amenyo. Ntabwo mwigeze mubona se amenya arya imbuto yarangiza kandi agaseka umurima, kandi rero ariyo yari imbuto. Itorero rishobora kugaragara nk'igenda kugwa, ariko ntishobora kugwa, rikomeza kubaho no mu gihe abanyabyaha bo muri Siyoni
misiyoni mu itorero bazaba bashungurwa. Kandi umurama wamaze gutandukanywa n'ingano nziza ni ikigeragezo gikomeye kandi giteye ubwoba, ariko ni ngombwa ko kibaho. Ni ikigeragezo gikomeye kandi giteye ubwoba, ariko ni ngombwa ko kigenza gute kubaho. Buriya abayobora ibigo by'amashuri bagomba gushyiraho nyine ikizami gisuzuma abana, kugira ngo kibategurire cya kizami cya leta kiza rimwe mu mwaka, kugira ngo umwana atangire yimenyereze kandi barebe ubumenyi bwe aho buri niba buri hasi, bagerageza uko bamuzamura kugira ngo ikizami cya leta kizaze umwana nibura afite ahantu ageze, hazaboneka intsinzi ku kigo. Shungura ryaratangiye kandi rizageza gute? COVID-19 izarangira haza n'ibindi, kandi na nyuma na mbere y'ibi hari ibindi byagiye bibaho. Erega ni wowe mu rugo urahashungurirwa, no mu kazi ukora urahashungurirwa, nubwo icyo ari rusange, ariko amashungura yo duhorana nayo. Abagaragu bakiranukira Imana, Uwiteka afite abagaragu bakiranukira Imana kandi bazigaragaza neza mu gihe cy'ishungura n'igeragezwa. Haracyari imitima y'agaciro ikihishe itarapfukamira Bali na Shera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yifuza ko iri tsinda twaribonekamo mu izina rya Yesu nuko bimeze. Reka habeho kurwanywa, reka habeho ubwaka no kutihanganirwa, byongere bihaguruke akarengane gakongerezwaho imitima ibiri n'indyarya, bazanyeganyega maze bave mu kwizera kwabo. Ariko umukristo nyakuri, mwumva aha hantu, ariko umukristo nyakuri azahagarara ashikamye nk'urutare. Amena, amena. Kandi kwizera kwe kuzakomera cyane. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amena. Yeremiya igice cya 39 umurongo wa 17 na 18 nibyo twatangije. Haratubwira ngo ariko wowe aya magambo n'Uwiteka wayavuze ubwe ku giti cye, kubera ko Yesu azi intege zacu, yumva amaganya yacu, yadusezeranye ubutabazi. Kandi amasezerano nk'uko twayize mu migisho kare, n'ubu tuzakomeza kuyiga. Buri wese muri mwe ashyireho izina rye. Ariko wowe kuri uwo munsi nzagukiza, ariko Uwiteka avuga, muvuge ngo amina. Kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Nukuri nzagukiza kandi ntuzicishwe inkota, ahubwo ubugingo bwawe nzabutabarura kuko wanyiringiye. Niko akakanwa k'Uwiteka kavuga. Shungura ryaratangiye kandi rizakomeza, hatabuzemo n'umwe kuramya ikimenyetso cy'inyamaswa. Ese muri aya mashungura matoya za COVID-19 agusize hehe? Yeremiya 12:5 haravuga ngo niba warasiganwa n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute kuvuga kuza siganwa n'amafarashi? Imana y'amahoro nkunda ibampera umugisha, kandi ubutumwa butambukane n'imbaraga y'Umwuka Wera irenze iyo twebwe abana b'abantu birenze iby'ururimi rw'abana b'abantu twatambutsa, ko nta nubwo tuzi kubwiriza, ahubwo Imana yabanje gukomeza kubwiriza imitima yacu. Niba hari umuntu wavuga ati jewe hari uburangare bwambayeho, hariho umuntu abibagirwaga pe agafata isuka yagera mu murima yamara gukubitaho kabiri ati ese burya n'abadive musigaye muhiga ku isabato, mwageze ku rwego rwo guhinga, ati uyu munsi se ku isabato. Mbese uyu muntu yigeze yiga n'ingingo y'amigisho ngo amenye aho iminsi igeze? Habaye hari umuntu akavuga ati yewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ishungura ryaguye hasi rinteshura ku murongo nari ndimo wo kwizera, nkeneye gusengerwa,
nkeneye kujya kuvurwa n'Imana, nkeneye gutakambira Imana kugira ngo yongere isubize ku rufatiro, nkomeze mu murongo wo kwizera. Uwo muntu yatambuka tugasenga. Uwo cyakorewe ni uburyo butatu: mu ruhame, korera umuntu icyaha, icyo wakoreye Imana, n'ibintu bitatu. Reka turebe niba muri mwebwe, ndabara muhagaze hano imbere, niba hari ufite icyo yavuga, niba ari ibintu byabaye ku mugaragaro. Ariko niba ari ibyakorewe Imana mu rwihisho, n'ubundi Imana ireba ibyahiherereye, uzihererana nayo, niko inyandiko zitubwira. Ese ubundi imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bidahari, ubundi kugira ngo twatera kabiri. Reka ikintu cyaza cyose kikabashungura kikabashyira ku ruhande rw'inzira, ubagarure mu nzira, turakwingiza. Ijuru se umwami wacu Yesu Kristo, shimirwa ubuntu, urukundo, imbabazi watugiriye. Amaganya Yeremiya igice cya 3:22, imbabazi z'Imana nizo zituma tudapfa ngo dushire, kuko ibambe ry'Imana ritabura, zihora zunguka uko bukeye n'uko bwije. Tuje imbere yawe tutarata ibyaha byacu, ahubwo tuje twiringiye imbabazi zawe. Uri umunyembabazi, uri umunyebambe, utinda kurakara, ufite kugira neza kwinshi, wuzuye ubuntu n'ukuri. Ibyacu ni ugukiranirwa, ibyawe ni ugukiranuka, kandi n'ubundi ibyaha byacu warabijyanye, ubibambanwa ku giti, uratuguranira, uduha gukiranuka kwawe mu ijuru no mu isi. Icyubahiro ni ikintu cyawe mubyeyi. Turi hano imbere yawe tuzanye imitima iri mu busa kugira ngo uyuzuzemo umwuka wawe wera. Twatatanye mu buryo bukomeye, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, twirengagiza amahame yacu, twirengagiza ibyo twizera, turatandukira, twifatanya n'abatizera tudahwanye. Aho mugenzi komera Yesari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwidahirwa tuheza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera utegereze, mudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane ntabwo tuzaguma mu mwanya no mu miruho, hari umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihugu cyiza, aza kubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igere mu munezero. Mugenzi ujye uhora wihanganye, komera
uri mu ijuru, uburinzi bwawe bwabanye natwe kuva dutangiye kugeza dushoje, turabigushimiye. Komeza ubane natwe kandi uturinde, tube bugufi. ubw'isi